Ibi nanjye nyibona birandenze. Nyemerera urebe iyi foto, urebe iyi ngiyi ndetse urebe n'iyi ngiyi. Ushobora guhita ukeka ko iryo shyamba ari amashyamba aremereye cyane nka Amazon, ariko reka nkubwire ko aho ngaho wibeshya. Iri ni ishyamba riri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Iri ni ryo bita Nyungwe National Forest. Iri riri mu mwe mu mashyamba ya kimeza kandi acucikanyije cyane ku mugabane wa Afurika, ariko ntabwo wari ubizi. Harimo inyamaswa z'inkazi nk'inzoka z'ubumara bushaririye cyane, ingagi n'ibitera by'inkorokoro. Nyemerera unize amaso n'amatwi byawe turebe ibibera muri iri shyamba rya Nyungwe Forest. Giye mugiye kubana muri iki cyegeranyo Kigali ni Shema M4. Muhawe ikaze. Ese mbere na mbere ubundi iri shyamba riberamo iki? Rikora ku tuhe turere se? Ribamo izihe nyamaswa? Ibyo byose nibyo ngiye kukubwira muri iki cyegeranyo Kigali. Ishyamba Nyungwe National Forest rikora ku turere dutatu nka Rusizi, Nyaruguru ndetse na Nyamagabe. Ni ishyamba ririmo inyamaswa mbi cyane, iz'ubukaka ndetse n'ubushongore, za zindi zidatinya abantu ahubwo zibabone zigashaka kubasamira hejuru. Urugero rwa rumwe mu nyamaswa zirimo nagwaho urugero z'inkazi cyane kandi z'ingome ni inzoka bita python. Wumve ko ari inzoka ifite umurambararo ushobora kugera kuri metero hagati ya 17 na 22. Sinzi niba wumva umurambararo ureshya uko nguko. Kandi ni inzoka ishobora kwasama ku rwasaya rwayo igaturuka ku kirenge cyawe ikaba yagera mu rukenyerero. Byumvikana neza yuko ari santimetero hagati ya 50 na 70. Urugero, ishobora kuba yamira injerekani iteretse kandi bitayigoye. Ntago ari inzoka imwe iba muri shyamba, ahubwo ni inzoka nyinshi, izikiri ntoya ndetse n'izamaze gukura. Gusa nta habi hatagira n'icyiza. Iri shyamba rifitemo iyo bita waterfall cyangwa se isumo. Byumvikana neza yuko ari amazi aba ahubuka hejuru cyane ku rutare, akamanuka akisekura hasi ku butumburuke buri hejuru. Wabibona uri kure ukabona ni ibintu bibereye ijisho cyane. Mu nyemerere mbabwira inyamaswa enye ziba muri iri shyamba rya Nyungwe zifite ubukana ndetse n'ubushongore byo ku rwego rwo hejuru, hahandi n'umwami w'ishyamba intare idashobora kuzigerereza. Inyamaswa ya mbere iri mu ishyamba rya Nyungwe iteye ubwoba y'ubukaka ndetse n'agasuzuguro, iyo bita bush pig cyangwa se ingurube y'ishyamba, abenshi bakunda kuyita kasongo. Iyi ni inyamaswa igira agasuzuguro gakabije cyane. Wumve yuko n'intare yigezeho iyibyira ati reka reka. Iyi nyamaswa uzirebye mu igobe cyangwa se muri parike uyibona irimo iridegembya imbere y'intare, ingwe ndetse n'izindi nyamaswa z'inkazi cyane dusanzwe tuzi. Iyi nyamaswa mu ishyamba rya Nyungwe ubu ngubu iri mu ziteye ubwoba cyane, dore yuko kurya umuntu ari amasegonda nk'atatu iramushwanyaguza ukibaza uko bigenze. Inyamaswa ya kabiri nayo ibarizwa mu zikomeye cyane kandi z'ingome, niyo bita leopards cyangwa se ingwe. Ni inyamaswa ifite ubwenge cyane mu guhiga ndetse no mu kwihisha. Kuyibona muri Nyungwe biba bikubiye gakeya. Iyi nayo ibarirwa mu mbi kubera yuko kuyibona muri Nyungwe biba bikubiye amanota make cyane, dore inyamaswa ishobora guhangana nazo ku rugero binganya. Ishobora guhangana n'intare, igahangana n'inzovu ndetse n'izindi zikomeye cyane. Urumva yuko iyi ngiyi nayo ntago ari inyamaswa ntoya yoroshye yakabaye iri mu iyo park cyangwa se mw'iri shyamba rya Nyungwe. Inyamaswa ya gatatu y'ingome ifite igitinyiro kiri ku rwego rwo hejuru muri parike ya Nyungwe niyo bita elephant cyangwa se inzovu. Iyi ni inyamaswa itinyitse cyane kubera yuko niyo yitambitse mu muhanda mwagiye gusura inyamaswa nta nubwo ishobora gutambuka. Igira agasuzuguro, iyo wayizanye no agasuzuguro ishobora kugusuzugura ukibaza niba uri umuntu ari wowe uzifungirana bikagucanga. Iyi nyamaswa ayibera ingome, wumve yuko ishobora guhirika ivatiri ifite toni zirenga 6, ikayihirika mu kanya nk'ako guhumbya ukagira ngo ni imashini yiteruye. Ibi ngibi bituma rero umwami w'ishyamba intare nayo idashobora gutinyuka iyi nyamaswa bita inzovu. Inyamaswa ya kane
izwiho ubugome itagira imikino. Wumve ko inyamaswa zose ziri muri park zirayipfukamira kuko ziyubaha kubi, ni umwami wazo, iyo bita lion cyangwa se intare. Iyi yonyine niyo ishobora gukora agahigo ko kwitendeka ku ngona iri mu mazi ikayizamurayo nta mikino, kandi ari ingona ifite intege ndetse y'ibiro byinshi cyane. Ibi bigira igitinyiro cyane muri Nyungwe National Forest. Ikindi gitangaje gikorwa n'iyi nyamaswa bita lion. Iyi nyamaswa niyo yonyine ishobora kwitendeka ku nzovu ari imwe kugeza ubwo iyigushije, kandi inzovu ni inyamaswa y'ibiro byinshi cyane, ariko iyi ngiyi yo iyitendekaho kugeza ubwo iyituye hasi cyangwa se kugeza ubwo iyishe. Rero izo zari inyamaswa enye ziri muri Nyungwe National Forest zifite intege kandi z'ubukaka ndetse n'ubushongore. Gusa bavuga ko nta kigira ibibi gusa, dore ko iri shyamba naryo rifitemo n'ibyiza. Iri shyamba rifitemo icyo bita waterfall cyangwa se amazi amanuka hejuru ku rutare, mu kinyarwanda nibyo bakunze kwita isumo. Aya ni amazi aturuka hejuru ku rutare, aba aturuka ku murambararo wo hejuru cyane, ku buryo ashobora kugenda metero hagati ya 200 na 400 aturuka hejuru cyane mu bujyajuru. Wumve ko umuntu wese uri hafi y'aya mazi muri metero 400 kumanura ashobora kumva isumo ry'ayo mazi ukuntu riba rivuga, cyangwa se urusaku rw'ayo mazi ukuntu aba arimo aravuga. Ikindi cyiza kiryohera amaso y'abahageze ndetse kigashimisha n'umubiri w'abageze muri iri shyamba rya Nyungwe, harimo imyicungo izwi nka zipline. Wumve ko ari umugozi umwe uba uteye ku giti kimwe cyangwa se ku gice kimwe, uwundi ugasanga uteye nko muri metero nka 600 cyangwa se ikirometero. Bashyiramo umuntu bamuziritse mu migozi yizewe, akora ikirometero cyose arimo aragendera ku mugozi. Ibi ngibi uwahageze ntago ashobora kuhava atagendeye kuri iyi migozi. Ikindi kiri mu iri shyamba, ikintu nyaburanga gikundwa n'abantu, dore yuko byanarenzwe kigashyira ku note. Iki ni ikiraro bita Canopy Walk. Canopy Walk ni ikiraro kiri mu ishyamba rya Nyungwe, gifite metero zisanga 800. Wumve ko wabashije kugera ku iki kiraro ntago ashobora kuhava nta foto. Iki kiraro kirakunzwe cyane mu ishyamba rya Nyungwe. Ikindi gisa nk'igitangaje muri iri shyamba rya Nyungwe, iri shyamba rya Nyungwe riri mu mashyamba akomeye cyane muri Afurika, kandi kiri mu mashyamba y'inzitane, kandi riri mu mashyamba y'inzitane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi gisa nk'ikirenzeho, iri shyamba rya Nyungwe ririmo amoko 12,000 by'inyoni zigiye z'amoko atandukanye. Sinzi niba wumva iki gitangaza mu ishyamba rimwe gusa. Urumva bisa nk'ibitangaza gusa, uko mbivuze niko bimeze. Mwakoze, nge mwabanye muri kiganiro ni Shema Info, mwakoze kwitabira. Subscribe ni ngombwa, like, comment nka share igitekerezo cyawe. Mwakoze naho ubutaha.